igitsitsi utera indishi uca munsi y'ikibumba zamuka uca mu bitanu Dawidi abwira umugaragu we agenda n'umugore Imana ishimwe Yesu ishimwe papa nuko Dawidi aragenda ajyana n'umugore wa Uriya ishinze mu butaka bw'urukundo imisozi yacu iratyavuga inzu zacu ziracibuka amateka yacu aracyandikwa mu mitima y'abana bato Imana y'amahoro ntaguhinduka yangura Imana yo kwizerwa ntaguhinduka Imana pe uri Imana pe uri Imana y'amahoro ntaguhinduka Imana yo kwizerwa ntaguhinduka amabodi turijyana guhinduka turabona ejo hazaza heza Ngana n'intwaro yacu ubumwe n'imbaraga zidatsindwa urukundo ni rwo musingi umwana arakura akiga amateka Imana pe uri Imana pe uri Imana y'amahoro ntaguhinduka iraje ibigendene iraje ibigendene iraje ibigendene iraje ibigendene y'amahane hindura ibyanze guhinduka y'amahane hindura ibyanze guhinduka hindura ibyanze guhinduka hindura ibyanze guhinduka iraje ibigendene 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 ihindura ibyanze guhinduka ibyanze guhinduka ariko yavuyemo imbuto nshya Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Tugiye guhaguruka turifatanye n'ingingo. Igihe cyo gusenga. Igihe cyo gusenga.
amasengesho yacu agera kure cyane atandukana inyenyeri kandi ntitwibagirwe umumaro tujyane niba dukurikiye. Reka mbasore mwicarire, mwicare. Reka nimba hari abashyitsi baje kudusura bahaguruke batwibwire tubakire mu izina rya Yesu. Naturutse cyane kwambana nabo ubwo rero nizeye gukorana nawe Imana niyo yabishimye. Amen. Mutinye inzozi zawe, mutinye gutangira bundi busha. Kandi turishimiye tuzazimba baduke. Hano ni mu nzu y'Imana. Haleluya. Amen. 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 Abaganga bagiye kubakora indirimbo yakire bene data. Amarira nazanye nagariyo natahanye kubera rya Yesu niho natwariwe. Amarira nazanye nagariyo natahanye Menya kuri nagariyo natahanye nagariyo natahanye. Ikintu kimwe nabonye abantu benshi bishimira kandi kigiye gutegurwa kishukunywe mu muriro nawe uzaba wacyo cyangwa tumikira kuko kigiye gutegurwa uzagaragara nacyo. Hari ikintu kimwe nabonye abantu benshi bishimira kandi kigiye guterwa tujugunywe mu muriro nawe uzabona uruhu rwacyo cyangwa tukura wacyo. Akutagitumbikira kuko kigiye guterwa utazajya ijambo ry'Imana gusanga muri Samweli wa kabiri inkuru za Dawidi. Amen. 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 Amen.
Tugiye gusoma inkuru ya Dawidi. Haleluya. Muri Samweli wa kabiri. Amen. Amen. Imana ishimwe. Amen. Cyubahiro cya Yesu Kristo. Ni inkuru za Dawidi. Amen. 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 Ingaruka y'icyaha n'urupfu. Yego. Amen. Amen. Bafite hirya n'isome basoma uhereye kuri igice cya 11. Usome n'ubwo umwaka utashye mu gihe abami batabaye Dawidi atumaho Yowabu n'abagaragu be n'Abisirayeli bose ariko bareba Abamoni. Amen. 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 Nuko tukomeje nuko Dawidi we yagisikariye Yerusalemu mu abasirikare be bajya gutabara. Amen. Amen. Yesu shimwe. Nuko Dawidi amaze kujya ibirayi n'ibiti byose ngo nuko Samari akagenda hejuru y'ubwami. Amen. Umureba Uriya ari kwiyuhagira. Ukagira ubona ko yumva umutsi wano w'igitsitsino uteye n'indishi uca munsi y'ikibumba zamuka uburyo butanu. Dawidi abdumugaragu we agenda n'umugore. Imana ishimwe. Yesu ishimwe papa. Nuko Dawidi aragenda ajyana n'umugore wa Uriya kandi umusirikare we yagiye ku rugamba. Nuko Uriya ararira umugore we baramuza arajyana. Amen. Yesu we. Nuko haleluya. Amen. Yesu. Ijambo ry'Imana ritegenyije kuri uyu munsi naha kigarukiye. Reka tumenye ijambo ry'Imana dukurikije ibyo. Izina rya Yesu Kristo Nazareti, reka tugushimire ko wabanye natwe muri aka kanya. Reba turi kwiga ijambo ryawe, bamwe babohotse Mana kandi n'abatabohotse Mana abo ngabo nabo barayowe Mana ubatangire neza. Nyerurire mu nda mu izina rya Yesu. Amen. Gahunda tugiye gukurikiraho tugiye kwadura ibyaha byacu. Tugiye kwadura ibyaha byacu kugira ngo Imana igumye kubana. Ndihana ibyaha bigira njyewe nkunda gutuka abantu gukora bishakiye nkanywa inzoga none musengere mbere musengere bireke imyaka icyo cyaha Imana ikimbabarire kandi nkanywa n'inzoga musengere ntuzongere kubirya. Imana ikubabarire. Yego. Haleluya. Nanjye ubu nabaswe n'umudayimoni w'itabi yaranjengereje, ndi umusinzi, n'abana mbatesha umutwe mu rugo rwose. Mana yanjye nsabye Imana imbabazi mu nsengere, ndugarijwe mbese pasiteri nta kigenda pe, ndugarijwe mugomba kumusengera mugafatanya n'abakirisitu nyuma nanjye nkaba umukozi w'Imana mu nzu yayo. Nicyo nashimiraga Imana.
Mana wewe mtakatifu unajenda Mana wewe mimi najaye wewe najaye semana wote wote wamjaye unataka kutaka mfanya dafuza ngoda dafuza kama kwa daktari watu najaza Askeri wachinzima cyawe n'Imana data dutabare Uwiteka Mana nyir'ingabo uratuzi kandi uradusobanukiwe Mwami ngabo turakuguciye bugufi ushyirwe hejuru Mwami amateka